Iki ni igice cya gatanu cy'inkuru yacu. Niba hari igito tumvise byaba byiza usubiye inyuma ukacyumva kugira ngo uze gusobanukirwa ibikubiye muri iki. Izina rya Saruki ryari rikomeje kumvikana mu mbaga y'abaturage. Bamwe bakomeje kurisakuza, abandi bakoma amashyi banaririmba. Abarinzi bamugejeje mu mwanya yari yateguriwe kwicaramo abanyacyubahiro, ariko amaso ye yari yahanze ku mbaga. Yashakishaga umuntu umwe gusa. Ku rundi ruhande, Bushitari nawe yaramaze kugera aho yagombaga kwicara. Abaje be bari bamukikije, ariko nawe ntiyari yiteye ku bantu bari bamwishimiye. Yarebaga hirya no hino ashakisha umuntu umwe gusa. Muri uwo mwanya, umwe mu bagaragu bakuru b'ibwami yegereye Saruki arunama ati, nyakubahwa, hari aho mugomba kubanza kunyura. Saruki yaratangaye ati, imbere y'umuhango? Nawe ati, yego. Mu gihe kimwe, undi mugaragu yari amaze kugera kuri Bushitari, nawe aramubwira ati, mabuja, nimuze. Bushitari ati, tugiye he? Nawe ati, hari ubidusabye. Ntiyongeye kugira icyo asobanura. Bombi barayobewe, banyura mu nzira zitandukanye z'inyuma z'ingazi z'ijoro. Aho abaturage bari nta n'umwe wababonaga. Banyuze mu marembo yarakingishijwe ibuye ryacunzwe neza, baca mu mayira mato kugera bageze mu cyumba gito cyari inyuma y'aho hagombaga kubera umuhango. Umugaragu yakinguye urugi, Saruki arinjira. Mu kanya gato urugi rwongeye gukingwa, hinjira Bushitari, bombi bahita bahagarara. Mu cyumweru cyose cyari gishize bari baratekereje kuri uwo mwanya inshuro nyinshi. Bari baribajije icyo bazabwirana nibongera kubonana n'ibyo bazabazanya. Bushitari yahise amwegera aramubwira ati, narakubuze. Ijambo ryari ryoroshye ariko ryari risobanuye byinshi. Ni nko kumubwira ati, naragukumbuye ndakubura. Ariko Saruki ntiyarazi impamvu Bushitari atigeze aza kumureba. Saruki yaramurebye aramubwira ati, nanjye narakubuze. Bongeye guceceka. Ntawari uzi ko yakomeza, kuko muri icyo cyumweru buri mwere yaribajije ibibazo byinshi. Ariko bamaze kongera guhura, ibyo bibazo byose babiburiye amagambo. Bushitari yaramurebye ati, numvaga buri gitondo ko nshobora kukubona. Saruki aseka ati, nanjye buri mugoroba numvaga mbabaye. Umukobwa ati, nanjye numvaga mbabaye. Bongeye guseka nubwo basekaga ubusa. Noneho ntawe ukiri kubeshya. Ntibumvaga ko ari ukubura umuntu bakoranaga gusa, cyangwa ko ibyari biri hagati yabo byari ubucuti busanzwe. Hari ikindi kintu cyari cyarahindutse kandi bombi bari batangiye kukimenya. Mbere yuko hagira wongera kuvuga, urugi rwahise rukomangwa. Umugaragu yinjiye yihuse arunama ati, mumbabarire, umuhango ugiye gutangira. Umwanya wanyu urarangiye. Uwo mwanya wari urangiye nta kindi bavuganye ukurikije uko bari bakumburanye. Umugaragu yarakomeje ati, abantu bose barabategereje. Bombi barebanye bwa nyuma. Saruki yatekereza ko ashobora guhita asezererwa agataha kuko ntiyari kuzaguma ibwami. Yabwiye Bushitari ati, ndumva ngukumbuye kurushaho. Ndabizi nzagusiga hano ibwami nsubiriruza. Ndumva nkwiriye kwikuramo ibyo kugukumbura. Bushitari yenze kurira aramubwira ati, kuba uzasubiriruza ukava hano ibwami sinajyaga mbitekereza. Nta n'umwe wagize icyo yongera kuvuga, ariko amaso yabo yavuze byinshi kurusha amagambo bari kubwirana. Basohotse muri icyo cyumba, buri wese ayoborwa mu nzira ye, berekeza ahagombaga kubera umuhango wari ugiye kwandikwa mu mateka ya Zamuraye. Ikibazo bahise bibaza buri muntu ku giti cye, ni umuntu wari wabahuje muri ubwo buryo nabo batari bazi uko byagenze, kandi abagaragu bari banze kubasobanurira. Saruki yaketse ko wenda ari Bushitari wabisabye, Bushitari wakeka ko wenda ari umwami wabikoze. Icyo batari bazi ni uko umugambi wo kubahuriza muri icyo cyumba ari waturutse ku mwamikazi. Mu gitondo cy'uwo munsi yari yahamagaye abagaragu bombi mu ibanga, ababwira ko mbere y'uko umuhango utangira abo bana bagomba kubonana akanya gato. Ntiyari agamije kubashishikariza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo yari azi ko bamaze icyumweru cyose batabonana, ko bakumburanye, kandi ko bari bagiye guhagarara imbere y'ubwami bwose n'amahanga menshi. Yifuzaga ko mbere y'uko ibyo birori bitangira babona umwanya wo kongera kurebana no kuvugana nk'abantu babanye mu rugendo rukomeye rwahinduye amateka ya Zamuraye. Abo bagaragu bari bahawe amabwiriza yo kubahuriza aho hantu no kubasiga bonyine iminota mike gusa, hanyuma bakagaruka igihe cy'umuhango cyegereje. Gusa byabaye nko kuba wari umaze kumva impumuro y'ibiryo ukunda, wajya gufata akayiko ngo utamire ugasanga warotaga. Nabo byabaye nko kubakangura inzozi zigeze aho ziryoshye, bitewe nuko batari bakaganiriye bihagije ngo babwire n'ibyo bari bifitemo ku mutima. Izuba ryari rigeze muri 1/4 rizamuka mu kirere. Abami n'intumwa bari baravuye mu bihugu byinshi bari bamaze kwicara mu myanya yabo. Abanditsi b'ibwami bari biteguye kwandika buri jambo ryose ryari kuvugwa. Abaturage bo bari benshi kurusha uko Zamuraye yari yarigeze kubibona. Abasirikari bari bahagaze impande zose. Abacuranzi bari batangiye gucuranga indirimbo z'icyubahiro. Mbese byari ibirori bikomeye kurusha ibindi byose byari byarabayeho. Mu kanya gato uwari ushinzwe guhagararira ibirori mukuru w'ibwami yaratangiye ati, nimuhaguruke mwakire umwami wa Zamuraya. Abantu bose bahise bahaguruka. Umwami n'umwamikazi basohotse mu cyumba cy'inyuma bitonze, bajya ku ntebe zabo z'icyubahiro, urusaku rw'amashyi rwuzura aho hantu hose. Umwami yarongera ahaguruka, yitegereza imbaga nini yari imbere ye, yitegereza amazi yo ku ngazi z'ijoro, hanyuma aratangira ati, mbere y'uyu munsi benshi muri twe batekerezaga ko amazi atazongera kugaruka. Twagerageje gukoresha ubwenge bwacu n'imbaraga zacu ariko biranga. Twahamagaye abubatsi, abanyabwenge n'abashakashatsi, ariko bose barananiwe. Nyamara hari abantu babiri banze kwemera ko bidashoboka. Yahise areba aho Saruki na Bushitari bari bicaye maze aravuga ati,
Umwe yaje aturutse kure cyane, undi we yavukiye muri iyi ngoro, ariko bombi bahisemo kurwanira Zamurayi nk'umuntu umwe. Saruki yarebye aho Shitari yari yicaye, bahuza amaso nawe ari kumureba. Umwami yari ari kubavugaho, buri umwe ashaka kureba uko mugenzi we ari kubyakira. Abaturage bahise bakoma amashyi menshi. Umwami arakomeza ati, uyu munsi ntabwo twishimira amazi gusa, ahubwo turishimira ubutwari, kwihangana n'abantu banze gucika intege. Amashyi yongeye kumvikana, abantu bamwe basakuza amazina ya Saruki na Shitari. Byabaye ngombwa ko umwami ategereza umwanya muto kugira ngo ituze rigaruke. Amaherezo yongeye kuvuga mu ijwi ryisumbuyeho mu gukomera, aravuga ati, kandi uyu munsi imbere y'abami, imbere y'intumwa n'imbere y'ubwami bwose, ngiye kubahiriza isezerano natanze. Abaturage barushijeho gutuza, abana bariraga nabo barabimenya baraceceka, kuko umwami yari agiye kuvuga ikintu gikomeye. Inyoni zari zitangiye kugaruka mu duti twari twarasigaye ku ngazi, zaratangiye kuharika ibyari byazo, nazo zaratuje kugira ngo umwami abanze kugira icyo avuga. Wagira ngo nazo zamenye ko ari kuvuga ibintu by'ingenzi abantu bari bakeneye kumva. Nawe ntiyatinze, yaravuze ati, nk'uko nasezeranye ko umuntu uzagarura amazi ku ngazi z'ijoro azasaba icyo ashaka cyose akagihabwa, uyu munsi ngiye kubahiriza isezerano. Yerekeje ikiganza kuri Saruki na Shitari, aravuga ati, buri umwe muri aba bana arasaba icyo ashaka, kandi icyo barasabira imbere y'aba bose nicyo barahabwa. Abantu bose bahise bibaza ikibazo kimwe gusa, mu mitima yabo bisa nkaho bari gutekereza kimwe. Baribazaga bati, barasaba iki? Ndetse n'abajyanama bari bicaye hafi y'umwami bumvise imitima yabo itangiye gutera cyane. Hashize akanya gato, umuyobozi w'umuhango yarebye Shitari, amwereka ko ari we wa mbere wemerewe kuvuga nk'umukobwa w'umwami. Nubwo igikorwa cyari kiri kwitirirwa Saruki mbere na mbere, yari yarafatanyije nawe. Ibyo ntibyakuragaho ko yari munsi y'igikomangomakazi ku buryo ari kuvuga mbere. Mu bwami bwa Zamuraya, abakomeye bahabwaga ijambo mbere. Iyo ari abantu babiri babaga bahawe icyubahiro kimwe, akenshi uwabanzaga kuvuga ni uwabaga afite urwego rwo hejuru mu muryango cyangwa mu bwami. Shitari yarahagurutse, abantu bose baratoza. Nta muntu wari uzi icyo igikomangomakazi cya Zamuraya cyari busabe. Bamwe batekereje ko ari busabe ubutaka bunini, abandi batekereza ko ari busabe ububasha cyangwa ingabo ze bwite. Hari n'abatekerezaga ko ashobora gusaba ubutunzi cyangwa imitako y'agaciro kadasanzwe. Shitari yabanje kureba imbaga yari iri imbere ye, areba amazi amanuka ku ngazi z'ijoro, areba umwami n'umwamikazi, hanyuma aratangira ati, mu buzima bwanjye bwose nabaye mu ngoro, nabaye mu masomero, mba hagati y'abanyabwenge no mu bantu banyigishaga isuku imeze, ariko sinigeze mbona ubuzima bwa rubanda rusanzwe nk'uko nabyifuzaga. Yarebye Saruki, bahuza amaso, maze aravuga ati, icyo nsaba, yikije umutima arakomeza ati, ni ukugira uza. Ku ngazi z'ijoro hose humvikanye urusaku rwo gutangara. Abami n'intumwa bararebanye, abajyanama bahita bicara bemye. Umwami nawe ntiyahishe ko atunguwe, ndetse n'umwamikazi wari waramaze iminsi myinshi atekereza ibintu byinshi, yumvise umutima we uhagaze akanya gato. Shitari yarakomeje ati, ndashaka kubona aho Saruki yakuriye, nkamenya abantu bamureze, nkanareba igiturage cyabyaye umuntu washoboye gukemura ikibazo igihugu cyose n'abanyamahanga bari barananiwe. Abaturage barabyishimiye cyane kuko bumvaga yisaba ikintu cyoroheje kirimo gusura ku gace gusa, kandi buri wese kuko yifuzaga kumenya aho hantu haturutse umwana w'umuhanga, atyo bifuza kureba ababyeyi be. Ahubwo abaturage bahise basakuza bati, kuki ababyeyi be mutabatumyeho? Kuko Saruki yarakwiriye kuba ari kumwe n'ababyeyi be n'abagize umuryango we. Shitari mumureke ajyeyo. Ijwi ryabo ryuzuye ku ngazi z'ijoro, abajyanama batangira kurebana. Umwegereye mugenzi we aramwongorera ati, ibi si byo twari twiteze. Umusaza wari umaze imyaka myinshi akorera ibwami yarebye umwami ahita amwongorera ati, nyagasani, ntabwo ushobora kwanga icyo cyifuzo. Undi mujyanama wari wicaye hirya ye yaravuze ati, ariko nyagasani, nitubyemera igihugu cyose kirabifata nk'ikimenyetso. Baravuga ko dushyigikiye ibyo bamaze igihe bakeka. Umwami yarebaga abaturage bari bagikomeje gusakuza bati, mumureke ajyeyo. Yahise amenya ko aramutse ahagaritse icyo cyifuzo imbere y'ayo mahanga yose, byatuma abantu benshi bibaza impamvu, ndetse bamwe bagatangira gukeka ibintu yarushagaho kwirinda. Amaherezo yazamuye ikiganza, abaturage baratoza. Yaravuze ati, igikomangomakazi Shitari, icyifuzo cyawe cyumviswe, kandi isezerano ry'umwami ntirisubirwaho. Amashyi yuzuye ahantu hose, abaturage bishimira ayo magambo. Ariko mu gihe bose bishimaga, abajyanama bo bari batuje kuko bari bazi ko ikibazo nyacyo kitaratangira. Hari hasigaye Saruki, kandi nta n'umwe uzi icyo ari busabe. Aho yari yicaye nawe yagize agahinda kenshi cyane, atangira kwifuza ko akagombye kuba ari umuntu w'iwabo, nibura akamureba avugira imbere y'abatware, abami batandukanye n'imbaga y'abaturage banganaga uko, ari we muntu nyamukuru. Gusa yahumurijwe no kuba Shitari yarasabye ikintu gikomeye. Umwami amaze kuvuga ayo magambo ntiyahise yicara, ahubwo akomeje guhagarara asa n'ufite ikindi yashakaga kongeraho. Aho ibirori byabereye ku ngazi z'ijoro hari hateguwe mu buryo bw'icyubahiro budasanzwe. Hejuru cyane niho hari intebe z'umwami n'umwamikazi. Iyo terasi yo hasi yari ngari bihagije. Iruhande rwabo hari hicaye abami n'intumwa zari zaraturutse mu bindi bihugu. Ku mpande zombi hari hicaye abajyanama bakuru n'abatware b'ibwami.
Hasi cyane aho ingazi z'ijuru zitangirira, aho inyubako zitangirira muri rusange, niho abaturage ibihumbi n'ibihumbi bari bateraniye. Abaturage bari bahagaze hasi, abami n'abandi banyacyubahiro bicaye aho hejuru ku iterasi yo hejuru. Umwami yarebye aho abami n'abanyacyubahiro bari bicaye, hanyuma yerekeza ikiganza inyuma yabo gato aravuga ati, mbere yuko Saruki agira icyo asaba, hari ikindi kintu ndi bubabwire. Saruki nawe yarebye aho umwami yerekezaga. Mu mwanya wari wihariye inyuma y'abami, hari hicaye umugabo n'umugore bari bambitswe imyenda y'abanyacyubahiro. Kuva umuhango watangira bari batuje cyane. Abantu bibwiraga ko ari abanyamahanga baturutse kure, nyamara bari ababyeyi ba Saruki. Umwami yari umunyabwenge, ntiyari ikigwari. Yarabizi neza ko agomba kubatumaho. Ntiyari kohereza intumwa ko bazataha ibirori ngo bababwire bazitabire, ngo narangiza yibagirwe ababyeyi b'umunyabwenge. Saruki amaze kubabona, umutima we usimbuka. Yabanje guhumbya inshuro nyinshi atari kwizera ibyo abonye. Yaribugishije ati, uyu ni mama, uriya ni data. Abantu benshi ntibari bazi abo ari bo, ariko bamaze kubona uko Saruki yahindutse mu maso, bahise bumva ko hari ikintu gikomeye kibaye. Umwami amwenyura ati, Saruki, abo ni ababyeyi bawe. Ku ngazi z'ijuru hose humvikanye urusaku rw'ibyishimo no gutangara. Saruki yarakiri kubareba nk'uri kurota, ntiyarazi ko umwami yabatumyeho. Ndetse Ushitari ntiyarazi ko burya nabo bari bahari. Umwami yishimye yarakomeje ati, mu minsi ishize twatumye intumwa iruza. Twifuzaga ko umunsi nk'uyu utazigera w'ababyeyi be badahari. Twari tuzi ko umuhango n'uba urangiye, azasezererwa agatahana nabo aho gusubirayo wenyine nk'uko yaje. Niyo mpamvu twifuzaga kuba bahari kugira ngo babone icyubahiro cy'umwana wabo. Abaturage bari batangiye gusakuza bibaza impamvu batatumweho, bahise baruca bararumira. Amaso ya Saruki yari yatangiye kuzuramo amarira. Ntiyari yarigeze atekereza ko umunsi nk'uwo uzagera. Ababyeyi be nabo bari bari kumureba bafite ibyishimo n'ishema bitavugwa. Ubwabyo byari birenze kuba bari bicaranye n'abami n'ibikomangoma byo mu bundi bwami, bambitswe imyenda y'igiciro. Mu mitima yabo bari bafite byinshi bifuzaga kubwira umwana wabo, birimo iby'inkuru zari ziri mu gace k'iwabo nyuma y'uko agiye, nyuma y'uko abantu bumvise ko yagaruye amazi, na nyuma yo gutangira kumva ibye n'igikomangomakazi. Abaturage bese bakoma amashyi menshi kurushaho, bamwe batangira gusakuza bati, abo nibo babyaye intwari, nimubigize imbere tubarebe. Ababyeyi ba Saruki begereye imbere bafite isoni n'ibyishimo bivanze. Bari bafitemo n'akoba gake kuko bari bari kumwe n'abanyacyubahiro bakomeye cyane. Ako kanya urusaku rw'amashyi rwongeye kuzura ingazi z'ijuru. Umwami amaze kubona ko ituze rigarutse, yarebye Saruki aramubwira ati, noneho mwana w'iruza, mwene Ruheni na Narema, igihe cyawe kirageze. Saba icyo umutima wawe wifuza cyose uragihabwa. Saruki yihanaguye amarira yaramaze kumwuzura mu maso. Yabanje kureba ababyeyi be, areba Ushitari, areba abaturage, asoreza ku mwami. Hanyuma ahagaze aravuga ati, nyiri umwana muto, sinigeze ntekereza ko umunsi umwe nzahagarara imbere y'abami b'ibihugu byinshi. Gusa ku myaka yanjye 18 hafi 19, igihe numvaga ko amazi yakamye mu ngazi z'ijoro, narose yagarutse. Uyu munsi ndi kuba muri izo nzozi narotaga. Abaturage bakomye amashyi, umwami azamura ikiganza basaba gutuza. Umusore yarakomeje ati, ariko iwacu Ruza haracyari ibibazo byinshi. Hari imiryango iba mu nzu zenda kubagwaho. Hari ababyeyi batagira ubutaka buhagije bwo guhinga, n'abaturage benshi badafite amatungo. Niyo mpamvu icyo nsaba atari icyanjye. Nsabye ko Ruza yubakirwa imihanda myiza ihuza n'ibindi bice by'ubwami. Nsabye ko imiryango ikennye yo muri Ruza yakubakirwa amazu akomeye kandi atekanye. Muri make, nifuza ko agace kacu gatera imbere kagahindurwa umujyi ukomeye cyane. Uko yavugaga niko amashyi yarushagaho kwiyongera, umwami n'abanyacyubahiro nabo bagatangara. Bibwiraga ko arasaba ko umutwari wa Ruza cyangwa agasaba kubana na Ushitari kuko bakekaga ko bakundana, nyamara ntabyo yari yitayeho. Yarakomeje ati, nsabye ko buri muryango utishoboye uhabwa ubutaka bwo guhinga n'amatungo yo kubuteza imbere, kandi nsabye ko bubakwa amashuri n'amasomero kugira ngo abana bo muri Ruza bazagira amahirwe arenze ayo nagize. Amaze kuvuga ayo magambo yaricaye. Hashize akanya gato nta muntu uvuga. Abantu benshi bari batunguwe. Abajyanama, abami ndetse n'ababyeyi ba Saruki bari batunguwe. Ntibatekerezaga ko umuntu wari ufite amahirwe yo gusaba ubutunzi, ingabo, ubutaka cyangwa icyubahiro cye bwite yari gusaba ibintu bifitiye abandi akamaro bakiyibagirwa. Umwana wari umeze nk'umunyapolitike. Kuvuga ibyo bintu byashoboraga gutuma abaturage bamwishimira kurusha n'umwami ubwe. Amashyi yuzuye ingazi z'ijoro ku buryo amagambo atongeye kumvikana, ndetse bamwe batangiye gusakuza bati, Saruki ni intwari, ni umuntu wacu, ni umuntu w'abaturage. Ruza izatera imbere ibe umujyi ukomeye. Umwami nawe yicaye acecetse amureba. Bwa mbere kuva Saruki ageze Zamuraya, umwami niyo yarakimureba nk'umusore wo mu cyaro. Yaratangiye kumubona nk'umuntu ukomeye kurusha uko yari yarigeze kubitekereza. Amashyi amaze kugabanuka buhoro buhoro, umwami niyo yahise avuga. Yabanje kureba Ushitari, areba Saruki, hanyuma areba abajyanama be. Muri ako kanya nibwo ikibazo nyakuri cyatangiye, kuko buri wese yaramaze kubibona. Ushitari yarasabye kugira Ruza, umukobwa yarasabye kugira Ruza, Saruki yasabye guteza imbere Ruza. Nubwo amagambo yabo yaratandukanye, ibyo bari basabye byari bihuye ahantu hamwe.
abajyanama bamwe bahise batangira kongorerana, umwe ati nyagasani ibi ntabwo ari ibintu byo kwihutira kwemera, undi ati nimutuma igikomangomakazi kijyana na Saruki abaturage bazabifata bate? Undi mujyanama mukuru yahise avuga ati ariko se twabihakana dute kandi isezerano ryatangiwe imbere y'igihugu cyose n'imbere y'ibihugu byinshi. Abaturage bo barabishyigikiye kuko ntibari bazi uburemere bwabyo. Mu gihe abo bajyanama bari bahangayitse, abaturage bo bari bafite ibindi batekereza. Bamwe basakuzaga bavuga bati Saruki akwiriye guhabwa ibyo yasabye, abandi nabo bati Hushitari yasabye ikintu cyoroheje, akwiriye kugira uza akareba uko babayeho. Amahanga yari yicayeho nayo yarateze amatwi. Intumwa n'abami bari baravuye kure barebaga umwami wa Zamuraya bategereje kumenya icyo aza gukora. Muri uwo mwanya umwami yumvise afatiwe hagati, umwamikazi we yumva umuhogo uhomye. Umwami yaramuka yemeye iby'abo bana bari basabye, bamwe mu bajyanama be bari kubirwanya. Yaramuka byanze, abaturage n'amahanga bari kubifata nk'aho arinze ku isezerano rye. Hashize umwanya muto, umwami yarongera ahaguruka. Yazamuye ikiganza maze aravuga ati mu bwami bwa Zamuraya ijambo ry'umwami riba ari isezerano, kandi isezerano ryatangiwe imbere y'igihugu ntirisubirwaho. Igikomangomakazi Hushitari icyo yasabye aragihabwa. Saruki ibyo yasabiye abaturage ba Ruza nabyo bihawe umugisha w'ubwami. Hazubakwa imihanda, hubakwa amashuri n'amasomero, kandi gahunda yo gufasha abaturage ba Ruza izatangira vuba. Ndetse ndahiriye ko nzakubaka ibyo usabye, nawe ugahabwa umwanya wo kuyobora Ruza. Wansabye bike ariko ngiye kuguha byinshi. Ukwiriye kuba umuyobozi wa Ruza, ukaba umutware wabo, kugira ngo ubwo bwenge bwawe bukoreshe uyobora abantu. Nanone ndagira ngo ibyo ngiye kubakorera nk'uko wabisabye bizahore bikwitirirwa wowe n'abazagukomokaho, kuko uzahora umutware wabo. Abaturage bongeye gukoma amashyi, bari basobanukiye icyo kuba umutware bisobanuye. Byari nko guha umuntu akazi ka leta kamwinjiriza menshi, kuko umutware yahabwaga imibereho n'abayoboye ndetse n'umwami ubwe. Umwami yarakomeje ati ariko igikomangomakazi ntikizagenda cyonyine, kizaherekezwa n'ingabo z'ubwami, abanyabwenge, abanditsi b'ibwami n'intumwa zizakurikirana umushinga wa Ruza uzaba uyobowe n'umutware nimitse ari we Saruki. Abaturage bongeye gukoma amashyi, abajyanama bahita bamenya ko ntacyo bagishoboye guhindura. Icyemezo cyari gifashwe, kandi cyari gifatiwe imbere y'igihugu cyose. Si imbere y'igihugu gusa, n'abanyamahanga bari bahari, kandi icyo nicyo cyari ikibazo gikomeye kurushaho. Umwami yari ari ku gitutu bitewe n'iyo mbaga y'abantu yari ihari. Yavugiraga imbere y'igihugu, akavugira imbere y'abami n'abayobozi bakomeye cyane. Umuyobozi w'umuhango yahise atangaza ko ibirori birangiye ku mugaragaro. Abanyacyubahiro n'ubundi bari gukomereza ibirori mu ngoro, aho bari bagiye gusangirira n'umwami, kuko ntibari kubona ibihagije iyo mbaga y'abaturage. Abacuranzi bongeye gucuranga, abanditsi b'ibwami basoza kwandika ibyari bimaze kuba. Abami n'intumwa zitandukanye batangiye kwegera umwami bamushimira uwo munsi wari wanditswe mu mateka, hanyuma barayoborwa bajyanwa mu ngoro, ndetse Saruki agendana n'ababyeyi be. Saruki n'ababyeyi bari babuze icyo baganira mu nzira bajya gukomereza ibirori mu ngoro. Abaturage bo batashye baririmba amazina ya Hushitari na Saruki. Izuba ryari ritangiye kurenga, abacuranzi bakomeje gucuranga indirimbo z'intsinzi, mu gihe abarinzi b'ibwami bakomezaga kuyobora abanyacyubahiro berekeza mu ngoro. Hari haraje abami n'intumwa baturutse mu bihugu 10 byari bikikije Zamuraya. Gusa ntabwo bari abantu 10 gusa. Bamwe bari barazanye abagore babo, abandi barahisemo kuzana ibikomangoma byabo kugira ngo bazirebere mu mateka n'amaso yabo. Ntibari baraje batyo gusa, kandi ubwo bari bafite n'abasirikare baje babaherekeje. Hari haraje kandi abatwari bakuru bo mu ntara zose za Zamuraya, abanyabwenge bakomeye, abanditsi b'ibwami n'abakuru b'ingabo. Mu ngoro hari harateguye ibyumba byinshi byo kuraramo. Buri mwami wazaga yahabwaga ahantu ho kuba hihariye. Ibikomangoma byari bifite aho byacumbikiye ukwabyo. Intumwa z'amahanga nazo zari zarateguriwe ahantu hihariye. Ababyeyi ba Saruki nabo bari barahawe inzu nziza cyane yari hafi y'ubusitani bw'ibwami. Ubwo Saruki we yarakomeje kwibera muri cya cyumba n'ubundi cyihariye bari baramushyizemo. Binjiye mu ngoro, nyina wa Saruki afata amaboko y'umuhungu aramubwira ati ndacyari kwibaza niba atari inzozi. Ruhene ati iruza bose baracyumva ko twabuze ubwenge, nta wigeze yemera ko twatumijweho n'umwami ubwe. Saruki ati mwaje mutese, ntabwo baje kubirebera? Nabo bati twatumweho n'umwe umwe gusa, idusaba gusanga amafarashi y'umwami ahantu, niho twasanze ingabo ze zidutegereje. Mu by'ukuri Saruki yaramaze amasaha menshi yishimye, ariko ibitekerezo bye byari bikivangavanze. Yatekerezaga ku bintu byinshi. Yari yahawe ubutwari bwa Ruza, yemerewe ibyo yasabye, kandi Hushitari yari yemerewe kujyana nawe. Byose byari byagenze neza kurusha uko yari yarigeze kubitekereza, ariko nanone yumvaga mu mutwe byivanze. Yumvaga abaye umuntu ukomeye mu gihe gito atarigeze abitekereza. Abantu bose bari bicaye hafi y'ameza atandukanye, ariho ibyo kurya n'ibyo kunywa. Amatara y'amavuta yari ari kwaka, umuziki woroheje uri gucurangwa n'abaririmbyi b'ibwami. Abashyitsi benshi bari bari kuvuga inkuru z'uwo munsi. Umwami umwe yabaga abwira undi ati uriya musore afite umutima udasanzwe, aramutse ari mu gihugu cyanjye namugira wa kabiri kuri njye. Ariko ku rundi ruhande rw'icyumba, bamwe mu bajyanama bakuru bari batuje, banywaga bucece batekereza kuri ibyo bintu byari byabaye.
Umwami n'umwamikazi bari bicaranye, umwamikazi ati igikomangomakazi kigiye kugeruza. Umusore wo mu cyaro ahawe ubutware. Uyu munsi rwose ndumva ushimishije. Abaturage bose baramushyigikiye. Urabona bizarangira bite? Umwami ati uyu munsi twatsinzwe n'imbaga y'abaturage. Rwose twashyizweho igitutu. Nawe ati ushatse kuvuga iki? Umwami ati yonza kubyanga, abaturage bari kubifata nabi. Ubundi se nari guheraho imbyanga, nkabyangira imbere yabo, nkabyangira n'imbere y'abanyamahanga. Ntandi mahitamo nari mfite. Kandi n'ubundi nta kosa nakoze. Bushitari yari yicaye hirya gato iruhande rw'umwamikazi, ariko muri uwo mwanya numvaga ibyo baganiraga, kubera ko hirya ye hari ikindi gikomangoma cyamuganirizaga kimubaza uko byagenze. Saruki n'ababyeyi be no baganiraga n'abandi bashyitsi bari babegereye. Umwami yageze aho yegera umukobwa we aramubaza ati mbese urishimiye? Bushitari amwenyura ati cyane. Umwamikazi ati ndabizi ko wishimye. Icyamutangaje ni uko uwo munsi atongeye kugira ubwoba nk'ubwo yari asanganywe mbere. Icyatangaje Bushitari ni uko yabonaga nyina yatangiye kubona Saruki mu yindi sura. Ntabwo yari akiri wa musore wo mu cyaro wari waraje gushaka amazi gusa. Yari umuntu igihugu cyose cyari kiri kubaha. Mu masaha akurikiyeho ibirori byarakomeje. Barasangiye, baranywa, abacuranzi bacuranga ubudahagarara. Abami baganiraga n'abandi bami, ibikomangoma bigasabana. Bushitari yashaka kujya kuvugisha Saruki ngo baganire neza, umwami umwe akaba aramuhamagaye bakaganira umwanya muto, yajya kugenda igikomangoma cyo mu kindi gihugu kikamusaba ko baganira. Saruki yaramaze igihe gitaganira n'ababyeyi be. Bari bafite byinshi byo kumubwira ku buzima bwo muri Roza, ku bantu bari bamaze iminsi bamuvuga, no ku byishimo byari byuzuye umudugudu wose. Mu gihe baganiraga, umuntu atari yitezemo kumanza ku rutugu ahindukiye asanga ari Bushitari. Bararebanye bombi baramwenyura. Nyina wa Saruki yahise abireba, areba umugabo we ariko ntacyo yavuze. Bushitari yaramubwiye ati nari maze igihe nshaka kuza iruhande rwawe. Saruki aseka ati nanjye nabyifuzaga, nuko naburagaho mpera. None se kuki utazaga? Nawe ati buri kanya nabaga ngiye kugusanga hano, umuntu agahita ampamagara tukaganira gato. Adatinze yahise amubwira ati ngwino, hari ahantu nshaka kukwereka. Saruki yarebye ababyeyi be bamwereka ko bamwemereye kugenda. Ubundi se bari kumubuza kandi aribo bamusanze aho ngaho. Bushitari yamufashe ukuboko, bagenda abantu bose babareba, banyura mu muryango basohoka mu cyumba cy'ibirori kimufashe. Nta muntu n'umwe wari aho ngaho utaramubonye. Barasohotse baragenda bahagarara mu busitani bw'ibwami. Ukwezi kwari kuri kumurika, bari kureba neza. Saruki aramubaza ati ushaka kunyereka iki? Nawe ati nta kintu cyari nshaka kukwereka. Nashakaga kuganira nawe tutari hagati y'abantu bose. Saruki yumvise umutima uteye cyane kurusha uko byari bisanzwe. Bushitari amurebera amubajije ati uzi ko nkiri gutekereza wa munsi twavuganaga, tutazi ko tugiye kumara icyumweru cyose tutabonana. Numvaga bimbabaje kuba twari tumaze kugarura amazi, barangiza bakavuga ko tutazongera kubonana, kandi sinari nzi impamvu numvaga mbabaye. Saruki ati none se byose babikoze kugira ngo tutabonana? Bushitari ati harya ndabivuze? Saruki ati oya ntabyo uvuze, ariko ndumva aribyo washakaga kuvuga. Nawe ati nyine bambwiye ko nzongera kukubona icyumweru kirangiye. Saruki ati njye narababaye kukurusha, ariko impamvu nababaye natangiye kuyimenya. Bushitari amureba ati warayimenye? Nawe ati yego, nibura igice cyawe narakimenye. Umukobwa ati ni iyihe? Saruki ati numvaga hari umuntu nabuze. Nawe ati nanjye niko niyumvaga. Saruki yarebye kure aramubwira ati mu minsi mike gusa ndaba ndiruza. Gusa nishimiye ko nawe uzaba uhari. Sinigeze ntekereza ko byashoboka. Bushitari aseka ati uzi ikintu gisekeje se? Nawe ati ni ikihe? Umukobwa ati mu byumweru bishize numvaga ko ikibazo gikomeye ari amazi. None ubu amazi yaragarutse. Ariko ndumva afite ibindi bibazo byinshi kurusha mbere, kandi ntabwo nzi byari byo. Mu ngoro kure yabo urusaku rw'ibirori rwari rugikomeje. Mu gihe baganiraga ku rubaraza rwo hejuru rw'ingoro, umwami nawe yasohokanye n'umwamikazi babakurikiye, bahagaze ku ibaraza hejuru ngo barebe ibyo bari barimo. Umwamikazi areba Bushitari na Saruki, yabwiye umwami ati ntureba? Umwami yikije umutima ati ndi kubibona ntacyo ntareba. Nawe ati ubu urakibwira ko ari ubucuti busanzwe? Umwami yakomeje kureba aho bari bahagaze aravuga ati oya, icyo gihe nta n'umwe muri wari ugikeneye ibisobanuro, byari bigaragarira amaso. Mu busitani bwo hasi Saruki na Bushitari bari bagikomeje kuganira bahuje urugwiro. Hashize akanya gato Bushitari yicaye ku ibuye ryari rimeze nk'intebe ry'iberagaho mu busitani, n'ubundi nibyo bicaragaho. Saruki nawe yicaye iruhande rwe bongera guceceka. Bumvaga bafite ibintu byinshi mu mitima yabo kurusha ibyo amagambo yashoboraga gusobanura. Bushitari yarongera avuga ati uzi ikintu ntigeze nkubwira? Nawe ati oya, ni ikihe? Umukobwa ati umunsi twahuye bwa mbere nakubonaga nk'umuntu udasanzwe. Saruki aseka ati udasanzwe mu buryo bwiza cyangwa bubi? Nawe ati mu buryo bubi. Wari ufite icyizere kirenze urugero. Abantu bose bavuga ko bidashoboka, ariko wowe ukavuga ko hari igisubizo. Saruki ati nuko nari nkiri umusazi. Undi ati oya, nuko wari ufite umutima utajya ucika intege. Ariko warabimbwiye ngo iyo umuntu agerageje ikintu cyananiye abandi, muri icyo gihe cyo kugerageza bamwita umusazi, noneho yatsinda akaba intwari.
ubu ngubu rero wowe uri intwari kandi na kiriya gihe wari uri intwari. Saruki nawe ati nanjye hari icyo ntigeze nkubwira. Umukobwa ati ni ikihe? Nawe ati umunsi wa mbere twagiye kureba wa muyoboro nari ngiye gusezera ngataha, numvaga ikibazo kirenze ubushobozi bwanjye, ntangira gutekereza ko nakoze amakosa yo kuza hano, gusa nyine sinari gutaha mu buryo bwemewe, nari gushaka uko ncika nubwo ntari nzi uko nzacika ibwami, nari mbizi neza ko bazanyica. Kubera wowe rero niyo mpamvu ndi hano, ntabwo banyishe. Hoshitari yibutse uko yari yarafashe icyemezo cyo kumufasha mu gihe abandi benshi bari bamaze kumuseka. Kure cyane umuziki wo mu ngoro wari ugikomeje kumvikana, umwami n'umwamikazi bahagaze babitegereza nta jambo bavuga. Hoshitari yarakomeje ati iyo biza kuba ntuzi ibwami sinari kukumenya, nari kuzaba narahombye. Nawe ati nanjye sinari kukumenya, nicyo gihombo gikomeye hari nari kuba mfite mu buzima. Barisetse bati ubundi se twari kuba duhombye koko? Umuntu atamenye undi nawe ntamumenye ubwo haba harimo igihombo. Ahubwo igihombo gihari ni uko twamenyanye tukaba tugiye gutandukana. Wenda kuba twamenyana ntituzongera kuvugana nicyo gihombo gikomeye. Ibyo bintu Saruki yaravuze nibyo Hoshitari nawe yatekerezaga. Uwo mwanya wasaga naho igihe cyahagaze, bari bibereye mu isi yabo. Mu ngoro abantu benshi bari batangiye kubaza aho igikomangomakazi cyagiye, abandi bari kubaza aho Saruki yarengeye, ariko nta n'umwe wabitindagaho. Umwami n'umwamikazi bo bari bakomeje kubacungacunga. Kuri bo ari babiri nawe ugifite icyo avuga, ariko nta n'uwifuzaga guhaguruka ngo asubire mu ngoro. Hoshitari yarebye ukwezi hanyuma yongera kureba Saruki mu maso. Yaramubwiye ati biratangaje ukuntu twamaze igihe kitageze ku cyumweru turi kumwe buri munsi, turi kwita ku kibazo cy'ingazi z'ijoro, ariko mu cyumweru kimwe tumaze tudahura ngatangira kumenya ukuntu wari warabaye ingenzi kuri njye. None umugani ndibaza n'uba waragiye tukagera igihe tutazongera kuvugana nzamera nte? Ahari icyari kuba cyiza ni uko nari kuba ntarakumenye, wenda wese nari kuzababara, ariko kukumenya nkaba nk'aho udahari byo sinzabishobora. Saruki ati nanjye ndiko byagendekeye, muri iki cyumweru numvaga ngukumbuye cyane. Umukobwa ati warankumbuye? Nawe ati naragukumbuye, nagukumbuye birenze uko bitekereza. Iryo ryari ijambo rimwe gusa, ariko uburyo yarivuzemo bwatumye umutima wa Hoshitari uhinda umushyitsi. Yaramwegereye hanyuma aramubwira ati nanjye naragukumbuye. Yarakomeje ati uzi ikintu nkiri kwibaza? Saruki ati kihe? Nawe ati data yambajije niba ngukunda. Saruki ati yarabikubajije? Hoshitari ati yego. Nawe ati none se wamusubije iki? Umukobwa ati ntacyo namusubije kuko nanjye ntari nzi igisubizo, naramuretse ndagenda. Umusore afitemo ubwoba ati ubuse urakizi? Hoshitari yamurebye mu maso nta guhumbya aramubwira ati yego. Saruki yumvise umwuka umushiranye atangira guhumeka insigane, yumva agizemo ubwoba. Yaramubajije ati icyo gisubizo ni ikihe? Hoshitari ntiyongeye gukoresha amagambo menshi, yaramurebye gusa. Muri ayo maso ye Saruki yahise abonamo igisubizo cyihuse, nawe ntiyongera kubimubaza. Buhoro buhoro bombi bakomeje kurebana mu maso, begerana kurushaho, umwanya wari hagati yabo ugenda ugabanuka. Nta n'umwe wari ukiri gutekereza neza cyangwa gifite impamvu yo guhunga ibyo yaramaze igihe yiyumvamo. Mu buryo nabo batari bazi, bisanze iminwa yahuye. Basomanye umwanya muto gusa bahita barekera aho ngaho, bibuka ko bari ibwami, ariko kuri bo byasaga naho igihe cyari gihagaze. Hejuru ku rubaraza umwamikazi yifashe mu maso, umwami akomeza kureba hasi. Nta wari ugikeneye kubibwirwa, bose bari babyiboneye mu buryo buhagije. Umwamikazi yaravuze ati noneho birarangiye. Umwami amureba ati oya nibwo bitangiye. Hoshitari na Saruki bararikoranye bigira inyuma, imitima yateraga cyane, barebana bafite isoni zivanze n'ibyishimo. Hoshitari yaramubwiye ati ntekereza ko na data yarazi igisubizo. Saruki aseka ati nanjye niko mbitekereza. Gusa yasekanaga ubwoba kuko yaramaze gusoma igikomangomakazi. Muri bo nta n'umwe wari uzi ko hejuru yawo umwami n'umwamikazi bari bamaze kubona byose. Umwami n'umwamikazi kandi ntabwo bari bazi icyo bagiye gukora, byari bibarenzeho. Bari baratekereje uburyo bwinshi bwo kubatandukanya, ariko kugira ngo babatandukanye bya nyabyo, uburyo bwose babonaga bwatumaga barushaho kwegerana. Ese umwami n'umwamikazi barakora iki? Nadusorera igice kibanziriza finale. Niba ukomeje kubana natwe uri gushimirwa, bayi naho muri finale.